Uwiteka Mana nziza, abana bawe bavuye hirya no hino, bacitse imbaraga y'isi ica abana intege ikababuza kuza mu nzu yawe, bacitse ibibazo biremereye bagomba kuzindukiramo bajya gushaka igisubizo, banze kujya mu bigendanye n'ubucuti baza gushakana ubucuti nawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ubwo turi imbere yawe, amaboko yawe afite ububasha bwo kudukuraho intimba ku mutima, turabyizeye kuri bubikore. Abafite uburwayi turizera neza ko ufite ikiganza gikiza. Abisi itoroheye reka babashe kumva koroherwa guturuka mu bwami bwawe. Ibirori byabereye aha biduhe gutekereza cyane urukundo dukunda n'uburyo dushaka. Abo washatse kera uduhe kukwemerera kugira ngo tugume mu biganza byawe. Abo waronse uyu munsi bakubera imanzi nabo mu biganza, kugira ngo ujye uhora wibuka ko umurimo wawe mu isi ugifite imbaraga kubw'ububasha bwawe. Ijambo ryawe rigiye kuvugwa, ikigiye gukorwa cyose kibe giteho kashe y'Ikaruvari. Dore turi mu masaha agoye, uduha imbaraga z'umubiri n'iz'ibitekerezo, uturinde kurangara kugira ngo hatagira umuntu wataha adashyikiriye imigisha waduhaye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Isabato nziza, isabato nziza. Ndashimira Imana yaduhaye isabato. Isabato nziza, umunsi umunezero rwose, Imana yabwa icyubahiro. Uyu munsi, kuri uyu munsi ni njyewe itorero ryatoranyije kugira ngo nakire abashyitsi. Ndagira ngo tubikore muri ubu buryo. Ndagira ngo turebe abashyitsi batugendereye batari abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, bakabifuje ko twaterana kuri uyu munsi ku itariki ya 2 z'ukwa munani 2025. Babihamisha gushyira akaboko hejuru tubakirana ubwuzu. Ngabariya rwose uriya w'inkwakuzi yagashyize hejuru, nta bandi
barahari, barimo benshi nababonye. Mureke tubakire nk'itorero rya hano Gitarama, ndetse ubu navuga ko ari nk'intare igiye kwakira. Twakire abashyitsi batugendereye. Imana ibaho umugisha. Amen. Ndagira ngo ndebe abantu baturutse ku matorero atandukanye yo muri ntara yacu, ndetse no muri zindi firidi, kugira ngo nabo tubakire, kuko ndabizi ntashidikanya nzi ko bahari. Niyo muhari abizera b'Abadiventiste baturutse mu zindi firidi no muri iyi ntara yacu, ndetse no muri firidi yacu yo mu Rwanda rwo hagati, mushyire amaboko hejuru tubakire. Barahari, barimo benshi benshi benshi. Noneho intara hano Gitarama, mureke twakira abo bantu mu izina rya Yesu. Imana ibaho umugisha. Turakomeza kwakira kandi abantu babatijwe uyu munsi. Bonagira ngo bahaguruke tubakire tubareba. Kandi ndumva abadiyakoni bakoze neza bicaye ahantu hamwe. Abantu babatijwe uyu munsi mujye juru ngabariya rwose kuri ruhande rwo hepfo, mureka tubakire kandi tubishimire. Murakoze cyane. Hano rero muri iyi gahunda y'imbere ngiye kubabwira abantu turaza kwakira rimwe bahagaze, hanyuma tuze no gufatanya kwakira umubwiriza wacu tumaranye ibyumweru 2 Musondi Flavie. Ngiye urimo kwakira nitwa Nzayisenga Emmanuel, ndi umukuru w'itorero hano Gitarama. Hari isomo turi kumwe na Helene Tuyishime. Gutura turi kumwe na Madamu Guteta Yvonne. Gusenga uheruka dushoje iteraniro ni Metusalem Mushimye Umuremyi. Hanyuma turi kumwe na korali Blessed Stream. Turi kumwe na korali New Time yaturutse Nyamirembe Igitwe. Hanyuma turi kumwe n'abadiyakoni baradufasha muri gahunda. Abo bose mvuze muhaguruke rwose. Murabona ko ari abantu beza biteguye gukora umurimo muri aka kanya. Ndagira ngo rero nsabe abizera mwese twakiriye ikipe igiye kudufasha. Turabakiye. Mana waho umugisha. Amen. Rero ubwo noneho nabwo maze kujya mu myanya yanyu, ndagira ngo Musondi Flavie yigire hejuru wadufashe mu cyumweru kugira ngo noneho twese tumwakire nk'umushyitsi mukuru dufite hano. Tumwakira dute? Amen. Murabivuze cyane rwose, kandi mwari mutangiye kumumenyera, ariko uyu munsi arasoza, ariko ntabwo asoza ngo agende burundu. Hari ikindi gihe tuzamutumira akagaruka, kandi tumutumira ko mwese mwamukunze, mwese muzaze twongere twumve icyo Imana mudutumyeho. Ubwo rero maze kwakira, ndagira ngo twese tuze guhagarara turirimbe indirimbo yatoranijwe. Ariko nigeze kubona Perezida wa Firidi hano yadufashije, turi kumwe. Namubonye nguriya ni umuyobozi. Tumaze iminsi tutari kumwe, ariko Perezida ko tumaze tutari kumwe wakwigiye hejuru tukakwakira rwose, ko ari abantu batanakubonye batanakuzi. Nguriya ahagaze iruhande rw'ibyuma. Madamu arahari, bari kumwe yo n'abana. Erega burya iyo navuze Perezida uwo navuze urugo rwose. Ngaho rero mureka tubakire. Imana bamugisha pasitoro. Yego murakoze. Hari n'abandi bapasitoro bashobora kuba bari hano. Abapasitoro bari hano, abagabura muri hano, mwakwigira hejuru tukabakira rwose. Bambwiye ko Pasitoro Mugwiza ahari, Pasitoro Joseph arahari, hari n'undi mupasitoro ntabonye nawe yahaguruka tukabakira. Joseph na Pasitoro Mugwiza, mureke tubakire.
mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, mukomere mu murimo. Reka rero noneho ubwo tumaze kwakira twese duhagaze turirimbe indirimbo yashyizwe ku murongo. Abaririmbyi mwigira imbere muhaguruke. Isabato nziza. Tubumbure Bibiliya zacu dusome isomo ryatanzwe n'umubwiriza riboneka mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 4. Urwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 4. Dusome. Awaba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje uwo mwandikiye ubusirikare. Dusubiremo. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abakinejeje uwo mwandikiye ubusirikare. Abahana imbere dupfukamye, abandi twubahira Imana aho turi, dusenge. Turagushimye, turaguhimbaje Uwiteka Mwami Imana. Tugushimiye kuri Imana yacu, Imana idukunda, Imana itumenyera ibidukwiriye kandi mu gihe gikwiye. Urera kandi urakiranuka. Uwiteka niryo zina ryawe, gushimwa n'icyubahiro bibi byawe iteka ryose. Tugushimiye urukundo rwawe, ineza yawe, uburinzi bwe bw'igitangaza butarondoreka bwabanye natwe guhera mu gitondo. Gahunda zose zabanje waziyoboye, none wongeye kutugeza muri aya masaha yera yo kuramya tugihumeka. Icyubahiro kibi cyawe. Tukweretse umubwiriza wacu ugiye guhaguruka ngo yongera duhuguze ijambo ryawe. Nukuri turakunyinze kugira ngo hagarare mu mbaraga y'ijuru, umwongerera ubwenge, umwongerera imbaraga,
umutekera impamba ihwanye n'inzara dufite, maze ku iherezo ry'aya materaniro umwana wawe wese ahava ahagijwe nawe. Tunejejwe cyane n'umusaruro uhagije kandi ukwiriye uvuye muri ibi byumweru bibiri. Abana bawe twarize kandi twaratsinzwe, ndetse habonetse umubare utari muto wabigaragarishije kujya mu mazi menshi ukabyarwa ubwa kabiri. Aba bantu bangana gutya tubashyize mu biganza byawe. Umwanzi Satani ararakaye ndetse agiye kubagaho ibitero by'umwanzi Satani kugira ngo abereke ko bayobye inzira. Ni ukuri turabashinganira bazabe mu mbaraga z'ijuru, uzababera umujyanama, umwuka wawe wera azaza barwanirire kandi ababera umuyobozi. Ni ukuri turakwinginze uzabarwanirire kandi ubaneshereze. Tukweretse korari waringanije zigiye gutambuka hano imbere, zihagarare mu mbaraga zawe. Mwuka wawe wera babera umuyobozi, maze ibyigisho bagiye gutambutsa mu ndirimbo bikiza imitima ya benshi. Amaturo na kimwe mu 10 bigiye gutangwa ubyereshe gukora umurimo wawe, maze twebwe twese uko duteraniye hano umugisha ukomeye twifuza ni ukuzabana nawe ubuziraherezo. Maze ibyo tudagejejeho imisabire kandi ubona bidukwiriye, ibyo ushima, ibyo ushaka, ibyaduhesha agakiza bikazatuma tuzakubona ubwo uzaba ugarutse, aba ari byo weza maze ubidusangizanye n'abagukunda bose mu izina rya Yesu. Amaturo no kugarura icyacumi cy'Uwiteka. Imana nyambere muri byose. Mu Migani igice cya 15 umurongo wa mbere haravuga ngo gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Kudakwace Chipatso ni umucuruzi uvugana ineza. Umunsi umwe ari mu kazi ke yanyuze kuri station ngo yongere umwuka mu ipine ry'imodoka ye. Kubw'amahirwe make yasanze umumotari yaparitse nabi, biba ngombwa ko amuparika imbere. Igihe umumotari yagarukaga asohotse mu iduka rye, yasanze umuntu waparitse imbere ye. Yatangiye gusakuza cyane abwira amagambo mabi Kudakwashe, ariko aho kumusubiza cyangwa kwisobanura aza amumwenyurira, aramusuhuza, abona gukuraho imodoka ye. Igihe Kudakwashe yatsaga imodoka ye agiye, wa mumotari yaramukurikiye aramwegera, atangira kumubaza ibibazo byinshi. Ni ukubera iki wacecetse igihe nakubwiraga nabi ahubwo ukansuhuza? Niki cyatumye utansubiza ngo nawe umbwire nabi? Kudakwashe yamushubije amwenyura ati, ndi umukristo wubaha Imana. Uko ambonye niko ndi, ntabwo mbishakisha. Kudakwashe yakomeje amubwira iby'Imana n'uburyo ishaka kuba yamuhindura nawe akaba umuntu mwiza. Ibyo byafunguriye inzira uwo mumotari atangira kumubwira ibibazo afite. Kudakwashe yamwemereye kumusengera, amwizeza ko ibibazo bye Imana izabibonera igisubizo. Kudakwashe yahisemo kugira Imana nyambere mu byo ahura nabyo byose, ntakangwe n'ibyo ahuye nabyo, ahubwo akabyereka Imana. Amena. Icyo duhamagarirwa igihe duhisemo kugira Imana nyambere mu mibereho yacu ya buri munsi no kwigira nyambere mu migisha iduha, ntabwo bitugora. Kugarura icyacumi no gutanga amaturo
bizatworohera niduha Imana umwanya wa mbere mu mibereho yacu. Kuki utayigira nyambere no kuri uyu munsi? Imana mbere ya byose. Twicishe bugufi dusenga Imana. Turagushimye Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Tugushimiye kuri umubyeyi wacu, tugushimiye Yesu utanze kugira ngo tubone ubugingo. Muri we niho ibyiringiro byacu byubakiye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye Yesu utubereye ahera cyane ariko adusabira. Tugeze mu mwanya ukomeye cyane wo kugarura icyacumi ndetse no gutanga amaturo. Data, Dawidi yaravuze ati ibyiza Uwiteka yangiriye nabi mwitura iki? Natwe ibyo watugiriye ni byinshi cyane ntitubasha kubirondora. Imitima yacu ibizi neza, uhabwa icyubahiro. Utubabare ubugoryi bwose bwatubayeho, maze amaturo tugiye kugutura Mana abe umubavu uhumura neza. Imitima yacu ikomeje kwezwa nawe, kandi mu gihe tugiye kurambura ibiganza dutanga amaturo n'icyacumi byo gushyigikira umurimo wawe, udukure mu mutima w'ubugugu, ahubwo tumenye ko isi n'ibiyuzuye ari ibyawe Data. Bityo dutangane umwete kandi n'ubwuzu, kandi twiteguye kwakira imigisha yawe. Urakoze rero, ukomeze ubaha ahantu. Mwuka w'Imana akomeze abungabunga iki kirere, kandi gahunda zose ziyoborwe na Mwuka Wera. Abatabonye icyo bagutura, uri Imana itanga imigisha, nabo baha imigisha. Twese duhabwe imigisha nawe, kuko niwe udutungishije, mu izina rya Yesu, amen. Ku bantu bakoresha telefone, nagira ngo mbarangire akanyenyeri 517 akanyenyeri 2 akanyenyeri 62 407 akanyenyeri ugashyiraho telefone urwego. Dusubiremo akanyenyeri 517 akanyenyeri 2 akanyenyeri 62 407 akanyenyeri telefone yawe, hanyuma ugashyiraho urwego, ugakurikiza amabwiriza. Imana iduhana umugisha. Sigaho gukorera Satani, kuko we ni mubi ahemba nabi. Nta muntu wigeze amukorera ngo asoze ubuzima anezerewe. Ni mubi bikabije, ashaka kurimbura inyoko muntu. Nahawe rero gukorera Yesu, n'umwami w'amahoro, kandi atanga ubugingo wizarira. Ngwino none, ngwino banguka, dore uri muri babandi basakumi. Nimwe wizarira, ngwino none, ngwino banguka, dore uri muri babandi basakumi. Nimwe mukoresha nyakuri, kandi we nukuri ahemba neza. Umuntu umukorera neza, afite ubugingo buhoraho. Eliya we yaramukoreye,
kubera umwami haranira kubana na Yesu mu ijuru wizarira ngwino banguka dore uri muri babandi baza niwe wizarira ngwino banguka dore uri muri babandi baza niwe wizarira ngwino banguka dore uri muri babandi baza niwe umuhanuzi w'Uwiteka Imana wo mu Isirayeli amaze kumva amashishimu y'imyenda kubera ubwoba ati munzanire Namani uwo akiri ibibembe aramenya yuko mu Isirayeli harimo Imana Namani araza mu cyubahiro no mu Isirayeli abo kwa Elisa bati databuja Namani dore nguyu Elisa timubwire Namani uwajya muri Yorodani ibire karindwi arahera ko akiri ibibembe harimo Imana mu Isirayeli harimo Imana dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka yisanga iyo Mana isenge bikwiye urahera ko ukiri ibibembe harimo Imana mu Isirayeli harimo Imana dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka yisanga iyo Mana isenge bikwiye urahera ko ukiri ibibembe Namani umugabo w'ingabo wo muri Siriya amaze kuva mu mazi yahereye ko arakira rwose umubiri we wavuye musa n'umwana mutoya uhereye ubwo ntiyigeze yongera kwitwa umubembe Namani asubira muri Siriya ashima Imana abanyasiriya batese koko yarakize rwose Namani ati ntabwo mureba ko yanyujije ibibembe hariyo Imana mu Isirayeli hariyo Imana harimo Imana mu Isirayeli harimo Imana dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka yisanga iyo Mana isenge bikwiye urahera ko ukiri ibibembe harimo Imana mu Isirayeli harimo Imana dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka yisanga iyo Mana isenge bikwiye urahera ko ukiri ibibembe harimo Imana mu Isirayeli harimo Imana dufite Imana ifite ubushobozi bwo gukiza indwara nawe uyu munsi niba ubishaka yisanga iyo Mana isenge bikwiye urahera ko ukiri ibibembe Mishabatetane umwijima ukomeye mu bwihebe no mu mubabaro w'ibyaha umukiza yaje
harije aje gushaka arambona maze ndakira ntabwo ubugingo bwiteka uwo mukiza na wundi ni Mana rurema yicishije bugufi arazamfira mu isi umwana w'Imana Yesu mu ishusho y'umuntu agakiza ku batuye isi n'ukuri karaboneka uwo mukiza na wundi ni Mana rurema yicishije bugufi arazamfira mu isi umwana w'Imana Yesu mu ishusho y'umuntu agakiza ku batuye isi n'ukuri karaboneka hitamo kuvukira hakomeye mu batambyi cyangwa se mu bikomerezwa ahubwo yavukiye mu bantu b'isuzugurwa ndetse avukira mu kiraro kandi ari umwami ukomeye uwo mukiza na wundi ni Mana rurema yicishije bugufi arazamfira mu isi umwana w'Imana Yesu mu ishusho y'umuntu agakiza ku batuye isi n'ukuri karaboneka uwo mukiza na wundi ni Mana rurema yicishije bugufi arazamfira mu isi umwana w'Imana Yesu mu ishusho y'umuntu agakiza ku batuye isi n'ukuri karaboneka gushinyagurirwa yarabambwe arahambwa maze Satani arabyina mbega ngo arishuka yibwira ko anesheje umwami ye zarazuka Satani akorwa n'isoni uwo mukiza na wundi ni Mana rurema yicishije bugufi arazamfira mu isi umwana w'Imana Yesu mu ishusho y'umuntu agakiza ku batuye isi n'ukuri karaboneka uwo mukiza na wundi ni Mana rurema yicishije bugufi arazamfira mu isi umwana w'Imana Yesu mu ishusho y'umuntu agakiza ku batuye isi n'ukuri karaboneka agakiza ku batuye isi n'ukuri karaboneka agakiza ku batuye isi n'ukuri karaboneka Haleluya haleluya sabato nziza kandi umunsi w'umunezero yereba mugenzi wawe umwifuriza isabato nziza yego hariya mu babatijwe hari n'ababivuza ari ubwa mbere bitsindagire neza yego murakoze cyane Imana ibaha umugisha mpagurutse ku masaha n'ubundi musanzwe muriyiraho
wihangane kugira ngo usimbuze igifu gisimburwe n'ubwonko. Tugiye kugaburira iki? Ntawe ucitswe ngo avuge igifu. Yego, turanezerewe cyane. Imana yabanye natwe hano, yaratwigaragarije. Imana yaduhaye kugira ibihe byiza, twagize abashyitsi beza, ukuboko kw'Imana twarakubonye. Ndagira ngo buri muntu wese Imana yabashije kugera hano abyishimire. Dushimire n'abandi bantu badukurikiranye ku mbuga nkoranyambaga, bazakomeza no gukurikira ibi byigisho, kuko mu byigisho byose byaciye hano hamaze gucaho ibyigisho 4, ndumva ari 4, kandi ibyigisho byose byatambutse hano bigomba kuzatambuka. Ubwo rero abantu b'imuhanga uzakenera kugira urwibutso rw'aya materaniro azaza abikurikirana. Uzaza wandika kwiringira, uzaza ubonaho ibyigisho bitandukanye. Uyu musore uri hano Imana yamuhaye amahirwe, arabyitangira. Imana imuha umugisha. Ikindi ndashimira Imana yuko ubwo twatangiraga hari abashyitsi bazaga bagahagarara hari inyuma. Ntibitangaje yuko hari n'uwaje agahagarara inyuma, ariko uyu munsi wa none akaba yabatijwe. Imana yagize neza, muzana inshuti zanyu n'abavandimwe n'abo mukorana. Mwazanye ababakorera mu miryango ndetse n'abo mwashakanye. Ijambo ry'Imana barihaye agaciro. Uyu munsi turimo turabyina intsinzi. Amen. Intsinzi imwe, intsinzi yo twayibyinnye, nsigaje gutega amatwi intsinzi imwe muri iki cyumweru. Murabizi ko iyi ni isabato ya nyuma turimo gusoza w'iki? Amavuna. Ariko ni n'isabato isoza raporo. Ikibazo suhuza mugenzi wawe umubaze ngo raporo yindi yo y'imimuriko nayo turabyina intsinzi yayo. Ni ikibazo rwose. Rwose mumbabarire, sinzave hano bimwe tubitsinzemo ibindi tutabitsinzemo. Ndabeshya se? Kahise kabiha ako kantu gasona nabi. Hari abantu gasona nabi rwose. Reka mbibutse ko iyi ni isabato isoza ukwezi. Twebwe abadivaniste, ku bashyitsi, ku bantu babatijwe, tureba imigisha Imana yaduhaye, twarangiza mu kwezi tugatanga 1/10. Ubwo rero iyi bari isabato ya nyuma, tubyibutsa abantu kugira ngo hatazagira uvuga ngo narabyibagiwe, byagize gute, byanciyeho. Ndagira ngo mbabwire ngo uyu murimo murimo kubona aha ni nako nitujya kuwukora ibyumba aho dufite abizera bake, tuzashinga amahema nk'aya, tuzashyira ibyuma nk'ibi, tuzabwiriza ahantu dufite abizera 20 nk'uko tubwiriza ahantu dufite abizera 1000. Kubw'ibyo rero ubushobozi bwa hano iyo bubaye bwinshi, tubwerekeza aho butagize gute, aho butari. Nizere rero yuko namwe abashyashya ubwo ababatijwe mwebwe mugize amahirwe, mushobora gukora cyangwa mukazakora mu kwezi gutaha, biraterwa n'iki Imana yaguhaye. Ariko abizera, nizere yuko rwose n'ubundi n'ubushize no mu birundo mwaratsinze pe. Ariko nizere ko raporo y'uku kwezi hatazagira umuntu ugira ngo inkunga yo gutanga amavuna ngo tuyakore twanyereje 1/10 kugira ngo dukore amavuna. Oya, ndabeshya se? Abayobozi b'itorero rwose mubyigeho. Ntago tugomba kubyina intsinzi imwe. Turabyina intsinzi yo gusoza amavuna mu izina rya Yesu, turabyina intsinzi y'abantu babatijwe, tugomba kubyina intsinzi y'uko imimuriko imeze neza, tukabyina n'intsinzi y'uko aho twari turi atariho dusoje turi. Imana twarayisabye ngo ituzamure, kandi yagize gute, yarabikoze. Yatuzamuye mu myumvire, yatuzamuye mu rukundo twayikundaga, n'ibindi tuzamuke. Uyu munsi mfite icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo kuvuka witeguye kurwana. Kuvuka witeguye kugira gute, kurwana. Mu by'ukuri iyo umwana avutse ari mu gihe cy'intambara,
bamuha amazina y'intambara, kenshi na kenshi bamuha n'amazina y'icyo ababyeyi bifuza ku ntsinzi bifuza mu ntambara. Ndagira ngo mbabwire rero mu bigendanye n'iby'umwuka, iyo umuntu yabatijwe aba yagize gute? Aba yavutse. Ariko mu by'ukuri ntago muje mu butembere, ababyeyi banyu ntago twabibahisha. Mukiri mu nda hari ibyo mutari muzi, ariko mumaze kuvuka hari ibyo mukwiye kumenya. Mukwiye kumenya ko natwe ababyeyi banyu twababyaye, twavutse twisanga mu ntambara iri hagati y'ikiza n'ikibi. Intambara iri hagati ya Kristo nande na Satani twarayirwanye, hamwe twaratsinze, ahandi twagize gute? Twaratsinzwe. Hari ingamba zimwe na zimwe inzu y'Imana yagiye ifata muri urwo rugamba, zimwe zagezweho izindi ntizagezweho. Reka tubabwire muri uyu mwanya yuko muvutse mu gihe cy'intambara, kandi muvutse kugira ngo mukomeze urugamba, mudufashe aho tugize gute? Aho tugejeje. Indirimbo twaririmbye yavuze ngo iki? Yavugaga ngo iki? Ngabo z'umwami nimugire gute? Muhaguruke mugire gute? Murwanire nde? Murwanire Yesu. Kandi noneho icyiza gihari, ikamba ry'ubugingo turimo kurwanira, ndetse Imana turimo kurwanira, ikamba riri kure cyangwa riri hafi yacu? Riri hafi yacu. Icyo nagira ngo mbabwire rero ngiki, Satani yabarwanyaga, ariko ubu ngubu bagiye guhindura uburyo yagiraga gute? Yabarwanyaga. Kubw'ibyo rero dukeneye kwiga amahame y'uburyo umusirikare abaho. Dukeneye kwiga amahame y'uburyo intambara irwanwa. Dukeneye kwiga amahame y'icyo umuntu wese iyo avutse mu gihe cy'intambara uko aba agomba kwitwara. Nshuti zanjye, badusomeye isomo ryo mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, igice cya kabiri umurongo wa 4. Bibiliya iravuga ngo nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo, ngo abakinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Hari igihe kujya mu gisirikare bigorana, ukavuga utari ku bundi nzamenya abajya mu gisirikare bacaye. Umuntu ufite ayo mateka w'umusirikare yarangiza akazaguhamagara kakubwira ati numvishe ufite icyifuzo cyo kurwanira igihugu, numvishe ufite icyifuzo cyo gukorera igihugu, narakwitegereje, narakurambagije, mbona uri umuntu ushoboye, none nagira ngo nkubaze, uracyafite ya gahunda? Uri seriye nkwandikishe? Aratangira ati yego unyandikishe. Akakubwira ati ariko witonde, igisirikare si ubutembere, igisirikare si imyenda, igisirikare si amapeti, igisirikare ni umuhamagaro. Niba udafite umuhamagaro ubireke. Warangiza ukamubwira uti yego, aragenda akakwandikisha, bakazaguhamagara. Hari ubwo kugira ku ikosi, araguhamagara akakubwira ati jya ku ikosi. Hari n'ijya kubwira ati barya neza bakaryama kare, ukamubwira uti se ko nkunda amata nayo yaraboneka, ati wayabura ute? Amata ntago wayabura. Iyo ugeze ku ikosi baratangira bakakubwira ibyo bagukeneyemo, ugasanga birenze ibyo wowe ugize gute? Ufite. Baragutoza, bagatoza ubutwari bwawe, kuko ku munsi wa mbere w'ikosi uba ufite ubugwari bukugaragara mu maso, ariko muri wowe haba harimo ubutwari butagaragara kuko ni umunsi wa mbere. Icyo bakora rero, bagucisha mu bihe bitandukanye kugeza igihe ubutwari buzaryamira ubugwari. Amen. Ni nako no mu by'Imana bimeze. Ubu mwabatijwe, intege nke zanyu, kuba mutazi Bibiliya cyane, kuba muri abantu bakiri abanyantege nke na Satani ashobora kurasa uko ashatse, nibyo turimo kubona. Ariko nimumara guca mu bipimo, mumaze guca ku ikosi rya Kristo, nibwo ubutwari buri muri mwe tuzatangira kububona. Nitujya gutora abadiyakoni bavuge bati wa muntu umaze imyaka 2, 3 abatijwe yavamo umudiyakonikazi mwiza. Uyu muntu, uyu musore wabatijwe mu gihe kiniki yavamo umubwiriza mwiza. Icyo nagira mbabwire ngiki, kuva uyu munsi muvutseho
mumenye yuko muri mwe harimo ubutwari ariko butsikamiwe n'ubugwari, kuko bene Adamu twese niko tugira gute. Pawulo yaratatse aravuga ngo mu byaha nimo mama yagize gute, kandi nshaka gukora icyiza ariko kugikora ntako, ahubwo nsanga ibibi nanga aribyo nisanga nagize gute, ntakoze. Kubw'ibyo rero uko twabayeho, uko data yabayeho, niko namwe mubayeho. Murwane intambara yo kugira ngo ubutwari Kristo yashyize muri mwe buzatsikamire ubugwari bwanyu. Nshuti zanjye, Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 25. Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 25, Bibiliya iravuga ngo icyakora nibwira yuko binkwiriye ko mbatumaho Epafrodito mwene data dufatanyije umurimo n'ubusirikare, niwe ntumwa yanyu kandi niwe unkorera ibyo ngize gute, ibyo nyene. Pawulo yarebye ko yari umusirikare, abona arimo arakora umurimo w'Imana awukora gisirikare. Arangije agira amahirwe abona Epafrodito, bakabwirizanya, ariko akabona ubwitange bw'uyu witwa Epafrodito ni ubwitange bwo mu rwego rwo hejuru. Pawulo arangije aravuga ati rero niwe dufatanyije umurimo w'ubusirikare ndetse n'umurimo. Impamvu niyi, mugiye kuba abasirikare ba Kristo ariko munahinduke n'abakozi b'iki, b'Imana. Ntuzagire ikibazo ngo uzasigwa amavuta ryari. Muri Yorodani Imana ibyishoboka byose yabiguhaye. Mu mutima nama wawe, mu gusenga no kwiga ibyanditswe byera, n'ibisigaye izagira gute, izabikora. Kuba umusirikare ni ikintu gikomeye cyane. Ndagira ngo mbabwire ngo kubashaka Imana, imbaraga Imana igiye kubaha muzazikoresha kugeza mushaje. Nuramuka winjiye mu Mana ukifuza kuyikorera no kuyikiranukira, Imana izaguhindura umusirikare nyakuri. Nimureba muri Yosuwa igice cya 14, abatasi, murabyibuka ko Imana yigeze kohereza abatasi. Imana yemera ko Mose yohereza abatasi 12 baragenda, 10 babara inkuru mbi. Ariko ikintu gitangaje, abatasi 10 batangaje inkuru nziza, batangaza inkuru y'ubutwari. Muri Yosuwa rero igice cya 14 umurongo wa 11 harimo amagambo akomeye cyane. Yosuwa igice cya 14, abahageze tujyane. Yosuwa 14 umurongo wa 11. Bibiliya iratubwira ibigendanye na Kalebu. Kalebu murabizi ko ari mu batasi 2. Kalebu agiye gutanga ubuhamya, yarashaje rwose. Noneho nimureba neza, agabira Kalebu mwene Yefune i Heburoni. Abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugari. Kalebu mwene Yefune umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yavuzeho njyewe nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Icyo gihe nari imaze imyaka 40, twari tukiri Kadeshi Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka ntuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu, bahisha imitima y'abantu ubwoba. Njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Amen. Arimo aravuga igihe bagarukaga bari kumwe n'abatasi bandi 10. Maze uwo munsi Mose ararahira ati, nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera aravuga ati, kandi dore Uwiteka yatumye mara iyi myaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabibwiriye Mose. Kuva igihe Imana yaganiriye na Mose imubwira ibya Kalebu, hari hashize imyaka 45, kandi bahaguruka bajya gutera n'ubundi. Uyu Kalebu yari amaze imyaka 40. Abisiraheli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nshikije imyaka 85, ubu ndacyafite imbaraga nk'uko nari nzifite urya munsi Mose yanyoherejeho. Uko imbaraga zanjye zameraga ku rugamba, ntabara ngatabaruka,
na n'ubu niko zikiri. Muvuge ngo amen. Imana yamuhaye imbaraga kubera yuko yasabye Imana ko igihe cyose afite imbaraga azayizikoreshereza. Imana yatumye uyu mugabo agira imbaraga. Imbaraga yari afite mu myaka 40. Uko yakoreraga Imana mu myaka 40 byageze mu myaka 85 ariko bikigize gute? Ariko bikimeze. Nyamara twebwe uko duteye, imbaraga wari ufite ugifite agafaranga, iyo kagabanutse kuza mu Mana biragabanuka. Imbaraga wari ufite ukiri umunyeshuri ukunda Imana cyane, iyo ubonye agafaranga urangije amashuri imbaraga zigira gute? Ziragabanuka. Hari abantu benshi imbaraga bari bafite bakiri abakobwa biruka muri za jana za mifemu, ashaka urugo, yamara kubyara agakora mu mifuka ati ibyo nakoze bigize gute? Birahagije. Mfite ubwoba ko hari abantu bigeze kugira imbaraga uko bamara igihe mu itorero, uko bamara igihe mu nshingano, ariko imbaraga z'Imana zigenda zigabanuka muri bo. Ndagira ngo nkwibutse, saba Imana yongere gusubiza imbaraga. Uyu mugabo Kalebu yaravuze ngo uko natabaraga nuko natabarukaga byakomeje kumera kimwe. Kubera iki? Imana niyo yamuhaga kurwana urugamba, Imana niyo yamusindagizaga avuye ku rugamba ntitume yiyemera. Ndagira ngo mbabwire, uyu munsi bishoboka ko Imana yaguhaye imbaraga. Umwanzuro wafashe kugira ngo uhinduke umuntu w'Imana ni wasabaga imbaraga zikomeye. Nuramuka ukomerejeho, Imana yiteguye kuguha imbaraga kuko uri ingabo y'Imana. Ndasaba Imana ngo yongere iduhe kunezerwa nuko tujya kubatizwa twari tumeze, uko twumvaga Imana, uko twumvaga tuyishaka, uko twitangiraga umurimo wayo. Reka mbaho urugero. Nkimara kubatizwa najyaga ndeba abantu bikorera amabafure nkumva banteye agahinda. Abandi twabaga dushonje nkabona basigaranye ibintu by'ibibafure baterura. Abadiyakoni najya kubona nkabona umuntu w'umumama arimo araterura intebe. Twese dushonje tuzungera. Tangira kuzaza ngira impuhwe. Akazi ka mbere nakoze nyuma y'uko mbatizwa, nateruraga amabafure ku rusengero iwacu, kandi nkataha numva nyuzwe, nkavuga ni Imana rwose byibuze nanjye mfite ikintu maze mu nzu yande, mu nzu yawe. Ubwuzu nari mfite, ubushake nari mfite. Iyo ufite ibyo bintu bibiri, Imana iguha nibirenze ibyo abantu babona wagira gute? Washobora. Hari abantu bajyaga baza bakansanga ku mabafure bati iki gifunze mu mutwe ni icyayi. Ariko reka ngiye ikintu mbabwira. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibikoresho byataye agaciro, gusabamo n'iby'agaciro. Inzu y'inyumba ni inzu y'Imana. Nushaka kuba igikoresho cy'agaciro, Imana izagira gute? Izagukoresha iby'agaciro. Ariko nushaka kuba mu nzu y'Imana nk'akaregeya. Akaregeya murakazi? Yego. Twabonye yuko iyo ugiye guterura n'akaregeya karaterura? Ntabwo gaterura rwose. Iyo ugiye gukaraba nakura gakarabya. Akaregeya iyo wabyibushye nako kagira gute? Karabyibuha. Ariko nagira ngo mbabwire, abantu benshi bamaze kuvumbura ko akaregeya ntacyo kamara. Uzahura n'umuntu wumve yitwa karegeya, yitwa sendegeya, ariko umubaza uti wanyeretse ako kantu kitwa indegeya, akwereka inkovu, akwereke ko yagize gute? Yagakuyeho kugira ngo izindi ntoki zibyibuhe zikore neza. Uzirinde kuba karegeya, kaba kari ku ruhande. Ibintu bikorerwa mu nzu y'Imana ntacyo biba bigize gute? Bimubwiye umuntu umeze nkako. Aricara akavuga ati ariko ubu ntabwo babona yuko hano dukeneye umuyaga. Washoye iki? Niki washoye? Nshuti z'Imana, Imana yahaye Kalebu imbaraga izibahe. Abaheburayo igice cya 10 harimo amagambo nakunze cyane. Abaheburayo igice cya 10 ndasoma umurongo wa 32. Bibiliya iravuga ngo iki? Ariko mwibuke iminsi ya kera, uburyo mwihanganiraga imibabaro y'intambara nyinshi, mumaze kuvirwa n'iki? N'umucyo. Ubundi mugahinduka ibishungero, mugatukwa, mukababazwa, ubundi mugasangira imibabaro n'abagirirwa batyo, kuko mwababaranaga n'imbohe mukemera munezerewe kunyagwa ibintu byanyu, mumenye yuko mufite ibindi mwabikiwe birusha ibyo kuba byiza bizahoraho. Nuko rero ntimutubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye. Amen. Mwatangiye mu ntambara,
ubu hari abantu babatijwe hano ari intambara, n'ubu hari abari butahe kugera mu rugo no kugira ngo basuhuzwe biraba ari iki? Ari intambara. Ariko nagira ngo mbabaze abantu mwicaye aha, ubu mwibagiwe intambara mwarwanye ku ishuri babaziza isabato? Mwibagiwe intambara mwatangiye babirukana mu kazi? Mwibagiwe intambara mwatangiye igihe wajyaga gushaka bakakubwira bati ubwo ushatse muri bariya ntituzongere uduhanagure ntitukiri abaki ababyeyi bawe? Izo ntambara mwatangiye kera, ni iki cyatumye intambara muziparika? Murwana intambara yo kwizera, murwana intambara yo kuba abasirikare b'Imana. Nta kintu kigora igisirikare nko kuba gifite abanzi imbere, gifite n'abanzi inyuma. Abanzi b'inyuma ni abanzi baba barimo kurwanya igihugu, barimo kurwanya igisirikare runaka, ariko bibakaga iyo muri icyo gisirikare harimo umumaneko. Muranyumva neza? Ushinzwe kudindiza ibikorwa birimo gukorwa byo kujya gutabara abasirikare bari ku rugamba. Kiba ari ikibazo gikomeye. Natwe rero dufite intambara zituzengurutse inyuma y'itorero, izo turimo turazirwana, ariko dufite ikibazo yuko no muri twe hamaze kubonekamo abagambanyi batinze umurimo wo kurwanira Imana. Kumva umuntu aratangiye atari ku bundi buriya amaturo ni ngombwa, icya 10 ni ngombwa. Buri munsi izo zose ni intambara abantu barimo kurwana. Dufite intambara inyuma, dufite n'intambara imbere, ariko mu ijuru hari Imana yiteguye kunesha. Nshuti zanjye, nagira ngo twihute tujye mu gutegeka kwa kabiri igice cya 20. Unega amatwi yewe kubwiriza nta muriro ndabimenyere. Gutegeka kwa kabiri igice cya 20. Abahageze handitse ngo iki? Gutegeka kwa kabiri igice cya 20. Amategeko y'iki? Amategeko y'intambara. Igice cya 20. Nutabara kurwanya ababisha bawe, ukabona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi, ntuzagire gute? Ntuzabatinye. Itegeko rya mbere ry'intambara ni ukutagira ubwoba. Nta muntu n'umwe ushaka kurwana urugamba rw'iby'umwuka w'umunyabwoba uzagira gute? Uzanesha. Ubu abanyabwoba kubatizwa ntabwo byakunze. Abanyabwoba bimuye gahunda, bategereje igihe bazaba nta ntambara bafite. Muranyumva neza? Nta muntu n'umwe w'umunyabwoba uzinjira mu bwami bw'Imana. Imana irimo iradutinyura gufata imyanzuro, iradutinyura kuba abantu biteguye gufata umwanzuro wo kujya mu ruhande rwayo. Rero ntimuzabatinye, kuko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Amen. Mu gihe uri kumwe n'Imana ntugatinye. Icya kabiri, kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu. Amen. Iri ryari itegeko. Niwigira umurongo wa 2, kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu, ababwira ati nimwumve Bisiraheli, uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya. Imitima yanyu nticogore, ntimutinye, ntimuhinde umushyitsi, ntimubakukire umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ari ijyana namwe ngo ibarwanire n'ababisha banyu ibakize. Kandi abatware bazabaza abantu bati, ninde uri hano wubatse inzu akaba atarayeza? Nagende asubire muri iyo nzu ye gupfira mu ntambara, undi ngo ayeze. Kandi ninde uri hano wateye uruzabibu? Yego, murakoze. Duhere ku murongo wa 2. Kandi nimwigira hafi y'intambara, umutambyi azigire hafi y'abantu. Amen. Iri tegeko Kristo araryubahiriza ntaryubahiriza? Igihe cyose intambara zihagurutse mu miryango yacu, igihe cyose intambara zihagurutse aho dukorera, igihe intambara zihagurutse aho dusengera, igihe intambara zihagurutse zo kuturwanya, dufite umutambyi mukuru ari we Yesu Kristo. Nta ntambara nimwe dushobora kurwana Kristo atatwegereye. Aya ni amategeko y'intambara. Kubw'ibyo rero mu ntambara ntuzibaze Kristo ari hehe, mu bibazo ntuzibaze ngo Imana yangiriye, kuko Imana yacu tuba turi kumwe nayo ku rugamba. Umve Bisiraheli,
uyu munsi mwigiye hafi y'ababisha murwanya, imitima yanyu nticogore, ntimutinye, ntimuhinde umushyitsi, ntimubakukire umutima, kuko Uwiteka Imana yanyu ari ijyana namwe, ngo igire gute mwese ibarwanire n'ababisha banyu. Urugamba rwawe ntabwo ari urwawe gusa, ujye wirinda kurwana intambara Imana itajyamo, nk'intambara z'abaransize, bubatse inzu nanjye ntago nyifite, intambara zo kuvuga ngo yaramvuze, intambara zo kuvuga ngo yaransebeje. Izo ntambara ntabwo Imana yazijyamo. Ariko umuntu ushaka gutera imbere ngo agire icyo amarira iwabo, umuntu ushaka gutera imbere ngo agire icyo amara mu nzu y'Imana, umuntu usaba Imana kwiza mu ruhande rwe ngo agire icyo amarira abaturage bamuzengurutse, umuntu ufite icyaha ashaka kureka, ari ku rugamba ntari ku rugamba, iyi ni inshingano y'Imana kuza ikakurwanirira. Amagambo akomeye, umurongo wa 5, kandi abatware bazabaze abantu bati, ninde uri hano wubatse inzu akaba atarayeza, nagenda asubire muri iyo nzu ye gupfira mu ntambara, undi ngo agire gute ayeze. Iyo wabaga wubatse inzu mu gihe cya Isirayeli byabaga bigoye, kubaka inzu ukayuzuza rero ukaba utarayitaha, bakakujyana ku rugamba. Kenshi na kenshi hari igihe ku rugamba wajyagayo intambara y'Imana itakuri mu mutwe, inzu yawe nziza ari igize gute ikuri mu mutwe. Reka ngira ikintu mbabwira, nta muntu n'umwe wafashe isuka y'Imana ureba hehe inyuma. Mu magambo make, ntabwo tugomba kubura kubaka inzu, ariko mu gihe inzu yawe isimbuye Imana, kugeza igihe uza ku rusengero nta n'igiceri ufite, bakubaza amafaranga, bakubaza icyacu muti nzongera kugitanga nabonye ahomba, mu mutwe wawe harimo inzu, nturi umusirikare w'Imana. Kandi kirazira kujya ku rugamba rw'Imana ufite ikindi kintu cyasimbuye umurimo w'Imana. Abo ngabo baragendaga. Umurongo wa 6, kandi ninde uri hano wateye uruzabibu akaba atararya imbuto zarwo, nagenda asubira imuhira yo gupfira mu ntambara, undi ngo arya imbuto zarwo. Umuntu wabaga yarahinze yarataye imbaraga akeneye gusarura, uwo mu mutwe we nibyo byabaga birimo. Hari igihe yavugaga ati ngiye ku rugamba, akababeshya ati turi kumwe, ariko aho arimo kurwana avuga ati ndapfuye we, ubu mpfuye ntageze ku musaruro w'ibyo navunikiye. Hari abantu benshi baza mu by'Imana ariko inyungu zabo zikazirika ibitekerezo byabo, ku buryo n'urugamba rw'Imana rubaho ubona ari nk'umucanshuro. Nshuti zanjye, aba 3, ninde uri hano wasabye umukobwa akaba ataramurongora, nagenda asubira imuhira ye gupfira mu ntambara, undi ngo agire gute yego. Hari umuntu wabaga yarafashe inkumi yarayishyize mu mutwe, ibyumba byose by'ubwonko byaruzuye ku buryo Imana itabona aho igira gute aho Imana ijya. Ariko mwiriwe abajene, mwiriwe rwose, umukobwa aragutwara ku buryo hari n'igihe bahura, umwe agahita abwira undi ati napfuye, undi ati nanjye ndapfuye, abapfu babiri bakaba barabanye. Buriya nagira ngo mbabwire, igihe cyose uzabona umuntu w'inshuti, uzibuke yuko Imana niyo soko y'imigisha. Uzibuke ko Bibiliya ni umunzani wo guterekaho umugabo, ukiterekaho nawe ngo urebe koko ko mugeze mu gihe cyo kugira gute cyo gushaka. Iyo rero Imana uyigijeyo, intambara y'Imana ukayisubika, ugasigara ari ibintu by'urukundo, umukobwa wose ukubonye mu mutwe, umuhungu wese ukubonye mu mutwe, kugeza igihe ucanganyukirwa akaba ari byo bintu bikuba mu mutwe gusa, urugamba rw'Imana ntabwo warushobora. Hakenewe abasore baza bakaba abasirikare b'Imana, ugakorera Imana, n'ubundi bisigaye byose izagira gute izabikora. Nshuti zanjye, noneho bongere babaze, abatware bongere babaze abantu bati, ninde uri hano utinya agacogora umutima, nagenda asubira imuhira, imitima ya bene wabo ye gukuka nk'uwe. Hari abantu baba ari abanyabwoba bicaye ku rugamba rw'Imana, mugatangira muti tugiye kujya mu nyubako, agahita kubona amafaranga yabuze, n'abizera kurya bisigaye bibagoye. Ubu murajya mu nyubako koko, aya mafaranga mwari mugiye kubakisha mwayaguzemo imifuko y'imiceri tugaha bizera ko bashonje, ukagira ngo aravuze. Ubwo aravuze, uwo ni umutasi mu batasi 10. Abantu b'abanyabwoba kujya ku rugamba bajyagayo bakereka umusirikare mukuru yuko bahari,
ariko baba barimo kurwana agafata undi akamushyira imbere ati bari wowe ugenda batanyica ntipfira. Dufite abantu ubwoba bwamaze gufata ku buryo gukora umurimo w'Imana. Ubu hari n'abantu baraha bavuga bati nkurikije isabato nk'uko iri nakena, nkurikije uko ubuzima bwestaye, ndamutse ngiye mu bintu bya korari nakena pe. Ubu hari abantu ubuzima bwabitsemo ubwoba ku buryo yumva agize icyo akora mu Mana, agize icyo akora mu rusengero, abana be bazabura hazaza. Uribeshya, uri umunyabwoba. Ku rugamba iyo byarangizaga, abatware nibamara kubwira abantu ibyo, bashyireho abatware b'ingabo bo gutabaza abantu. Hahitaga hashyirwaho abatware. Abatware bagombaga kujya imbere y'abo bantu, bagombaga kuba atari abanyabwoba. Nimujya gutora abantu bayobora itorero ry'Imana, mujye mushaka abagabo nyabagabo, abantu biteguye kwitanga, batanga igihe cyabo, bagatamba amasambu yabo, bagatamba n'icyubahiro cyabo kubw'icyubahiro cy'Imana n'urugamba rwayo. Inshuti zanjye, nagira ngo twihute mbabwire amagambo yambabaje. Ni amagambo yambabaje ariko nanone ansubizamo ibyiringiro. Twihuta dushaka umusozo. Ni icyigisho, ni igitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo. Haranditse ngo abantu ibihumbi byinshi bishimira umucyo mwinshi n'amahirwe ahebuje bahawe, nyamara ntibagira icyo bakora bakoresheje imbaraga yemeza ibaturutsemo cyangwa amafaranga yabo ngo bamurikire abandi. Nta nubwo bafata inshingano yo kurindira imitima yabo ubwabo mu rukundo rw'Imana kugira ngo badahinduka umutwaro ku itorero. Abantu nk'abo babera ijuru umutwaro ndetse n'ikibazo. Kubwa Kristo, kubw'ukuri ndetse no kubw'ubugingo bwabo bwite, abantu nk'abo bakwiriye gukanguka bagakora neza umurimo w'iteka ryose. Amen. Iyo uvutse ukavukira mu rugo rw'abanebwe, ukagendana n'abanebwe, ukagambirira nk'abanebwe, ubu uzapfa nk'abaki? Nk'abanebwe. Bantu b'Imana mwabatijwe, ndabasaba kwinjira mu gisirikare cya Kristo. Ndabasaba ngo Imana izabamera imbaraga ziruta izo yampaye, kuko mwebwe muzahangana n'urugamba urwo twebwe twagize gute? Twahanganye narwo. Uyu munsi wabaye umusirikare, ariko hari ikintu kimwe ugomba kumenya.